akomana kuki wankoze ibikoko ariko iyi si iranzengereje umva kuki wagiye ukansiga kuko mama waragiye papa zana undi mugore ubuse ari inshuti yari abavandimwe bose baranyanze ndajyayo kuko ndavayo mukadata amereye nabi ntakiba ibyo kurya ariko mama ndagukumbuye noneho sinakubuye sinakurobye mama ndashonje nta mbaraga mfite sinkivuga mama ndagukumbuye cyane inzara irangije kandi twitwa ngo turakize iko agakobwa we ubundi uri kwitonganya uri mu biki wigeze uteka wakorobye wakoze amasuku wavomye hitwaguruka vuba vuba wumva induru ugafite uri kwasunika ngera mu rugo ndacyari kwiyorganiza ndananiwe turavugana n'umugoroba nta kibazo nzaba ndi ejo nta kibazo kabisa tuzaba turi kumwe nta kundi ndumva naniwe kabisa wihanganye tu cyakigo kidakica sha reko sha guhera nona nkuru uzinga imyenda yawe urenga igipangu sheri buretse mbata mvugana n'umushenzi sheri umuntu we mushenzi ariko mu rugo rwanjye iyi nzu warayishesha hana wiki bakwiyanza bugeza ntabwo nyirawo urasohoka na ushaka iki ibyo navuze wabyumvise cyane ntabwo wabyumvise wapfuye amata ako numva ikimwana njye n'umwana umva rero musore wanjye tumaze imyaka irenga 15 tubaye muri Kigali urukumva ngiye kuza umugore wanjye ngiye ntabwo nabana n'umugore wanjye nawe uri muri iyi nzu ngo bivemo sohoka aho gusohoka ngiye urasohoka sohoka gute mu buhe buryo urasohoka byangu byemera ko mva imbere mbwira impamvu ngomba gusohoka ni iki sohoka nyine kuko ntacyo umaze hano ahubwo se ari njye nawe udafite icyo amaze ninde none se mu by'ukuri naraye ntakugaburiye nimugoroba wowe ungaburira ibiryo nahashye ntabwo ari wabishuka byangatwa wowe ungaburira ni wongeyeho ubwanjye ari njye nawe we hari akazi ugira nta kazi ngira se aho mvura haza hari akazi ugira aho mvura haza ntabwo mbizi niba uvuye gutubura cyangwa utavuye gutubura ngaho sohoka rero ibyo byo kumwa ngo njyewe uretse haba hari ibintu hano mu zuba narahahiye rimwe wowe byo kunkangisha ngo urishyure inzu n'ubundi nari isanzwe nyiyishyurira sibyo sohoka rero ugende none ugiye kuzana nde hano no mu gihe ntahari ntabwo njye byemera sohoka hano ari wowe umwibonesha reka mubwire uko mwibonye ejo bundi ngeze gutya ndaguhaye ubutangiye kubyimba ninde wazanye ndi Kigali abakobwa mw'iyi nzu nkakorora kandi ya Simba nabi ninde wazanye ndi Kigali Simba wanzanye Kigali waje intebe ntabwo wansanze hano waje intebe ako waje usanga muri iyi modoka yanzanye na plaka yayo nta yizi nakwiyama waje usanga muri moka wewe sawa ale turaba turebwa n'umugabo yanjye nawe ufunga umutwe wari
turose reba imbwa n'umugabo abo shaka n'ubwo usuzugura ninjye nawe mukuru ni toka ukuru se umugabo n'umutumbi ndakwiyamya nta wabakunda mvane wanjye kandi wowe Yesu no musi taginisha nje nkahita nkwereka njyewe wewe wana wa Yesu no musi taginisha njyewe sohoka ajya kwitaba mu batunzi bagenzi bawe yerekana aho tuzageza n'amana naje tubonane akajaza zato arumwe mwibana saho wahora n'iki kintu byankomeranye mwana winesha umutwe uranyishyuza nishyuza iki ko na gafuri nabikariranye rukanye oya ayo mafaranga ni menshi mwana ni menshi ntabwo nabyemera akira cyane byari baranyirukanye mwana baranyirukanye byakomeye ahubwo sinzi niba uri bucumbikire urubanza iyo bahawe noneho rero bosi wanjye hano twahageze ahangaha niho mu rugo naho ubundi by'akazi rero urabizi ni ugukora nk'uwikorera nta kibazo rwose ni byiza cyane urakoze ndabona wananyakira bimeze neza rero ko gahunda ziteza akazi kanjye mu gitondo no kujya uzinduka kare saa 12 ukaza ukamfata ukanjyana mu kazi ranche yagera nabwo ukansubiza mu kazi ukandindira mpaka saa 11 leta yari ibyo urukundo wabyubahiriza bose ibyo byose nyine nabishobora rwose nabikora ahubwo ikibazo amafaranga wajya umemba amafaranga ndabyumva ubundi ndabizi neza ko usanzwe ukora akazi sibyo none se umusaza mu kazi kawe baguhemba ngahe ubundi aho nakoraga bambaga 200 ariko kubera bari banze kunyongeza akazi nyine nayo nakanze ndizera ko nyine akazi urusanzwe ugakora kandi ugakora neza cyane yego ikindi akaba uzubahiriza amasaha yanjye y'akazi kugira ngo ntakererwa mu kazi sibyo noneho ku mushahara wawe aguhembaga njyewe ngiye kugira ngo amafaranga 200 n'amafaranga 50. ese bosi amafaranga urumva ko waba wongeyeho atabare make basi ongeraho 450 byibura numva akazi kawe kagiye kungora cyane kuko guha nimba wanze rero yari amafaranga ningohaye reka nkwereke sibyo ngiye gukura amafaranga 200 mwongera igiceri cya senkani no bosi amafaranga urayagabanyije neza burundu ako se noneho saa 6 tuzajya tujyana kurya oya nta mpamvu yo kubyagagura uragira ngo tugenda umbangamira amanga ati wowe nimba rero ushaka kudurya saa 6 tukajyana nzagenda yakata njye nguha amafaranga 20. ase bosi ko noneho yagabanyije ukawiyamazeho basi reka kurya tubyihorere ujye uma yayandi wavuze bwa mbere aho kugira ngo umujye ibyo 20 hari icyo byaba bitwaye mora ndumva rero akazi kawe ujya ugatangira kandi umushahara uzajya nguhemba neza buri tariki noneho ibyo kurya byo numvishije utabikeneye ariko nanjye uko uzajya ukora akazi kawe neza hari ukuntu uzagenda mbireba nta kibazo mu gitondo saa 12 wangezeho rero akazi ko mu gitondo ndaza kugatangira ariko nagira ngo mbanze mwereke madamu wanjye nta kibazo mubwira se ko ndihuta sheri wahageze se ndi gutambika mu muhanda w'agataka we banguka zamuka gatoya se ndanagukumbuye mwana nanjye ndagukumbuye cyane we banguka gutambika nabi se ko nakubona kandi mpagaze ku porotayi mpagaze ku gipangu saa nanjye ndi kuza n'imfuka ndaje sawa banguka sawa yaraje ari mukumbuye
sheri umesitse shu ai kumana wambaye neza sheri nanga rwose zana nakwakira nawe ko mba bemereye ntabwo ari cyane ufite imyanya gusa sheri ko mbona wabaye mwiza se nzibirukana tu nari ngukumbuye kandi tu n'abana baragukumbuye abana tuzabazana nyine ariko ari wawe wisanga rwose umugore mwiza rwose sheri wisanga pe cyangwa ngaho sheri mbega ahantu heza harimo purafo dufite na televiziyo utwebwe ahantu n'abadamu twe ni habi cyane sheri kigali koko ni heza ibyo ngibyo byihoreye sheri ngukumbuye warumumbiye se usikoro nari nkumbuye ihogoza ryanjye nari ngukumbuye rimogoreza umutima ese sheri amakuru y'abana se abana bameze neza nta kibazo shana bakumbuye nabo baragukumbuye cyane gusa nyine baracyari ku ishuri ntabwo bari bataha ibaze igihe gishize tutabonana nabo se bangana baba barakuze cyane nyine barakuze ariko nawe ari igihe muzabonana kure aze sheri utabishobora uri mu cyaro nari ndi mu cyaro Asiko. cyaro cyaranyishe pe ko mbona wabaye mwiza kurusha wapi nabyubwira ubwiye suka yaranyishe narahinze reba dorera wareba cyangwa n'urukumbuzi nari ngufitiye sheri wanjye kwe ndishimye cyane kuba nongeye kukubona nanjye ndishimye nyine nabanaga na petit frere ariko namwirukanye kubera ko wari ugiye kuza yego amwirukanye iki hano se hari abagabo babiri n'umugore umwe mu nzu bibaho ndishimye ntabwo nari nzi ko uzanekerezaho ukaba wambwira ngo tube twabana ndishimye cyane nawe uragutekereza urukundo rwanjye gute nari narihebye mvuga ati n'ubundi byararangiye ntabwo uzambwira ngo sheri warangiye yawe ibyishimo birahandenze gusa nk'ishe tugomba kumenya ntabwo twaba kubiri n'abana bacu oya abana bagomba kuza niko bimeze ese ubwo nakuzana abana simbazane kandi ari wowe mama w'abana ko ntabwo nshobora kubakorera abana banjye ntabwo bibaho oya nanjye ndabakumbuye kweri ndabakumbuye abakumbura turabazi sheri siko twagumye kuganira sinabavuga n'amazi yo kunywa ni urukumbuzi rwinshi ntabwo wari umerutse urumva ntabwo watekereza ibintu byo kunyakira ariko n'undani wanjye ndisanga nimushaka uraza kuyira cyane wengera umubere wengera umubere sheri shushu pe akumana ntabwo uzongera kumva abandi ngari iryamire mu hano nyamire mu gitondo cya mudamu wawe Igo. Rero ugomba kuguma hano ugomba kujya mu kazi. Ujya mu kazi se? Ugomba kujya mu kazi. Utinze kujya mu kazi se? Ese ko nari gutegereje ngo ubanze uze nkwereke mu rugo. Sundi se kurange nashiri. Oya ndabanguka ni amasaha make ndi gukora. Nta kibazo ntabwo. Uza kubanguka nyine tuganire. Urasigara ureba utuntu tunganya hano ndakeka ko n'ibyo guteka nabyo birahari. Urabitunganya ari nkumbuye kurya ibiryo by'umugore yatetse. karame mugabo mwiza kita sheri nezute ndabona haje n'umushyitsi ubu rero ubone kubera nishimiye kumenya nawe bosi wanjye nari mvuze ngo azabanze yagusuhuza abana se bari bitabwiye ngo baze aha wikaze mukuru umushyitsi urakaza neza abana nimuze barabashaka hano papa wanyu ndikumva ari kubahamagara Miriwe neza nari nabazaniye umushyitsi ngo baze gusuhuze asundi ikindi gice kiri kujya ubundi wowe bite byawe urimo urajya neza
gasore cyangwa se wambwira uri wa musore wagira kugura iminsi mikeya njye bita tekino gold nako genda ujye gusuzuma umushyitsi nawe genda ndabona amaso ari ariko wowe ntabwo ndi kukumenya neza ngo barambwira ese ko namuzi mu rugo yewe nawe ni umukobwa wanjye uyu mwese nawe ni famiye yawe bose ni abanjye unafite famiye nziza so noneho nishimiye kumenyana namwe ndabona muri famiye nziza cyane ejo guhera ejo ndabona uri gukorana na papa wanyu bya hafi kandi nawe mujye muza mu nsure nanjye mbasure sibyo ndabakunze murabana neza mufite abanywanyi mwiza famiye yanyu ni nziza ndayishimiye madamu reka abasubiye mu kazi agiye gukora ibyo yari ari gukora iyi niyo famiye yanjye nagira ngo mwereke na bose wanjye yego murakoze cyane ndabona amasaha ageze rero ko nsubire mu kazi ku gahunda ni mu gitondo saa 10 nk'uko nabikubwiye dukomezamo ubuzima buryoshye ariko disibane cyane twaragowe gusuka ko iyi suka sina kuzapfongeza kuri iyi telefone izi n'ikindi ngiye kuzana abana banjye nabo bazi barya kuri ubu buzima wapipe iriya telefone we cyakoze mfite umugabo w'umukire pe ninde ni bene Shabani murumuna we ubwo ni petit frere wa gara frere wawe urava kujya he nari nje kubasura cyo kureba uko mumeze ntabwo twatetse ndetse nzanywe nimba gusa zanywe n'iki se cyo kubareba pe nje kureba uko mumeze ntabwo umugabo wanjye arigendera ntabwo ko nanashonje bisohoka murebe nyine nansuhuze nigendere nta kibazo Mestres. Uyirebesha ko cyose urukurenge. daramatako kundi buranka buriya yamurambagije mbahesha Ndiki bidasanzwe uri kureba se. Kwanya Kigali mwabayemo. Unabwiye ko utatetse ukambwira ngo narebe ibyo bikuzanye ngo nimwe n'iki n'ubuheheze. Tawanjye yagiye mu kazi. Nta kibazo wasubirana. Ntumurebe. Ntumurebe ndakwinginze. Oya, nakaribu ndaguwagenda. Komeza ibyawe. Ugaruka umugabo wanjye ahari. hano turukonje turimo Bitaganye se n'uwabanagana n'umugabo wanjye. urabona ntasa nawe se nta tudasa Ntabwo musabe no. okay nta kibazo ni njyewe rero twabana Mwese ko yakwirukanye gose kumara iki? kubareba nyine ndebe uko bimeze ndebe n'umugore yashatse suje ntaho muzira Umzeze. nyine ubwo ngiye kumubwira yuko twahuriye hafi y'izone twari kumwe bazajya bashaka njya nta kibazo Ngiye mpura nawe nahuye nawe wanjye gira. ahurira hafi y'izone Ngo ngese. ndebe ushaka kuzamura izose Aho cyane mfuza gusenya ingo z'abandi. nyine ubwo ndebe ushaka kuzamura Urumva uje kunsenyera kandi waburi petit frère w'umugabo wanjye. mwobe yacyobye Ntabwo ngubobeye none. Ntabwo ngubobeye tunafoke. ntabwo nkwinginze uretse Ese wampfiriye mu rwanda. ndakubwiye ngo Wampfiriye mu cyangwa ubyemere kandi abagabo bamushaka amahane. Wampfiriye mu kandi asakuza nakomeza kumwiririza. sakuza nawe aze mu Nasakuza ukabibona. nyine naze mubwire ibyaba Fata inzu ugende. Ihuri. oya ngwino hano uretse Fira ku rugo husha. uretse sha uretse do uretse urabwira kuwa